Bibiliya tubwira ko imfatiro zigiyeho ngo bamwe baje bashimira Imana, abakiri bato baraje bashimira Imana ngo ibintu bigenze neza, ariko ngo abasaza barababara cyane bavuga bati ibi bintu ntago ariko byubakwaga, nta rurimi rumwe rwari rurimo, ngo byatumye abantu batamenya ibizima ibyo ari byo, niba ari abashima cyangwa se niba ari abari kurira bababajwe n'ibitariho. Ndagira ngo rero mu byo Imana ikwiye kukurinda, koko dufite icyo turimo kureba twese duhanzeho amaso, ariko ndagira ngo mfate uyu mwanya nkwibutse ngo mu misengere yawe no mu mitekerereze yawe Imana ikurinda intonganya z'ururimi. Intonganya z'ururimi zisenya umuryango, intonganya z'ururimi zituma Imana itaba hagati y'abantu, intonganya z'ururimi zituma umuntu abantu batakarana icyizere, intonganya z'ururimi zituma habamo ibyaha byinshi kandi binyuranye. Ndagira ngo dukomeze dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya 25 umurongo wa 5. Mwene data adufashe dusome Yesaya 25 umurongo wa 5. Mwanditse ngo nkuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko uzarwama induru z'abanyamahanga ugacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Urakoze cyane. Aha ni amagambo akomeye cyane kuri uno murongo wa 5, aho Yesaya avuze ngo nkuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko azatwama induru z'abanyamahanga agacogoza ibyivugo by'abanyamwaga. Imana ishimwe cyane. Mu by'Imana ikwiye kuturinda, kandi ngaruka inyuma nkwibutsa ngo uba mu rwihisho rw'isumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Byari ngombwa ko dusoma iyi zaburi, ariko ndagira ngo nkuko ubushyuhe bwo mu gihugu cyumye bukurwaho n'igicucu cy'igicu, niko azatwama induru z'abanyamahanga. Iyo tuvuze abanyamahanga ntago ari abo tudahuje ibihugu, ntago ari abo tudahuje kenshi ntago ari abo tudahuje kwizera, ahubwo iyo umuntu avuze umunyamahanga ni wa wundi mudahuje. Ahangaha abantu mu ntega amatwi kandi mubashe kubyumva neza, hari abo mudahuje, ariko icyo dushaka kumvikanisha hano, hari abo tudahuje amasezerano, hari abo tudahuje ibyiringiro, hari abo tudahuje icyerekezo, kandi abo ngabo umwami wabo cyangwa se umwami wabo ni Satani. Aha rero Imana igitwama, icyo bita gutwama cyangwa se gucehekesha cyangwa se gukuraho inzitizi mu cyerekezo cyacu cyo kujya mu ijuru, cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. No ntego yacu ko twifuza yuko tuzajya mu bwami bw'Imana, kandi ibyo tukaba twarabyiringijwe n'umwami wacu waduhamagaye. Ibyo dufitemo ibyiringiro by'uko tuzagenda, ariko muri runo rugendo harimo induru z'abanyamahanga, muri uru rugendo harimo ibicantege, muri uru rugendo uko abantu bagerageje gusoma igitabo cy'umugenzi mu Kristo, mu nzira yagiye anyuramo yabanje kuvugirizwa induru no gukobwa no kuvuga yuko ibyo arimo ntaho bizamugeza, yuko atazabasha kugerayo. Ibyo ngibyo ntago tubitindaho, ariko ndagira ngo mbibutse ngo induru z'abanyamahanga, bene data, gukurikira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu kandi tukemera gukizwa, icyo bita gukizwa ni ukugira ibyo wigomwa. Induru z'abanyamahanga nibyo tuvura nabyo bigenda bidukoba umunsi ku munsi. Ngira ngo ahangaha ntanga urugero rwumvikana Bibiliya ivuga, aho mu rugo rw'umuntu umwe havutsemo induru zo kumukoba no kumutwama ku byari byabaye. Bibiliya tubwira yuko umugabo witwa Yayiro yagize ikibazo cyo kurwaza umwana. Arwaje umwana, yumva igisubizo cye cyaba Yesu Kristo, ajya kumushaka ngo azamukirize umwana. Nk'uko twese tubizi, mu gihe cya Yesu Kristo ubuganga bwari kimwe n'iyi ndwara, kuko ubuganga ntabwo bwagiraga umuti. Uwafatwaga n'ubuganga wese yarapfaga. Icyari kiriho icyo gihe nuko abakiraga ubuganga babukizwaga n'imbaraga z'Imana. Umuti wari utaraboneka kandi bwaradutwaga cyane. Umwana wa Yayiro ararwara, amaze kurwara yumva we yajya gutabaza Yesu, ariko agiye kumutabaza ahura n'ingorane
mu nzira baratinda kugeza igihe umwana apfiriye. Icyo Bibiliya itubwiye ndagira ngo abantu bumve neza induru z'abanyamahanga. Induru z'abanyamahanga ntabwo ziva kure. Induru zavuye mu rugo kwa Yayiro ni izivuga ngo Yayiro yarajyaga gushaka Yesu ariko umwana ahita apfa, hanyuma bahita bohereza intumwa zijya kureba Yayiro zimubwira ngo yikirwa bigisha kuko umwana byarangiye. Aba bantu bavuye kwa Yayiro bagenda gusanga Yayiro mu nzira kureba mwihorere akomeza gahunda ze, ibyo wari ugiye kumuhamagarira byarangiye. Bene data batuteze amatwi cyangwa se unteze amatwi, ufite ibigukoba n'ibikuvugiriza induru, ariko Imana ishobora byose, Imana yakubwiye ngo uzakandagira intare n'inkuma. Iryo ni ijambo rikomeye cyane kuri wowe uduteze amatwi, nuko ukwiye kuntega amatwi kuri ino jambo. Aba bantu bavuye kwa Yayiro bagira ngo Yesu atageraho igikorwa agomba kugikorera kiri. Ndagira ngo wowe uduteze amatwi ureke Yesu akugereho. Yesu mureke agere ku bintu byawe, kuko induru z'abanyamahanga ni izituma Yesu atagomba kugeraho ari. Izo nduru z'abanyamahanga ni ikigukoba ku byakubayeho cyangwa se ibizakubaho, ariko Yesu yaje byose abirangira neza. Bageze kwa Yayiro nabwo byarakomeje, kuko Yesu yarabashubije arabwira ati muraho. Ababaza ikibazo gihari baramubwira bati umwana yapfuye. Yesu ababwira ijambo ryiza arabwira ati muhumure, umwana ni muzima. Bamusekera rimwe. Ntabwo nibwira yuko niko biri tubwira ku murongo wa 53. Ese kuko icyo gitwenge cyo kumuseka nizo nduru z'abanyamahanga bamusekeye rimwe, kuko abo bari bafite amakuru azwi neza yuko umwana yapfuye. Mu buzima bwabo bari batarabona uwazutse, baramusekera rimwe. Ibyo ntabwo byari uguseka, ahubwo mu Kinyarwanda cyumvikana ni ugukoba. Baramukobaga yuko bazi neza ko uwo mwana yapfuye. Ariko Yesu mwiza wacu, umwami wacu, iyo Yesu ahageze yaravuye ngo ni muzima. Ku maso y'abantu bari bapfuye, mu bisobanuro by'abantu yari yapfuye, bari babisobanukiwe uwapfuye, ariko mu maso ya Yesu yari muzima. Aravuga ngo ntiyapfuye ahubwo yasinziriye. Bibiliya yatubwiye rero ngo izatwama induru z'abanyamahanga. Imana ni ishimwe cyane. Izatwama induru z'abanyamahanga. Muri uno mwanya ndagira ngo ushake ikintu cyose cyatuma ujya mu ibanga ry'Imana. Imana ifite ubushobozi bwo gutwama induru z'abanyamahanga. Icya kabiri Bibiliya ivuze kuri uno murongo wa 5 nyuma y'induru z'abanyamahanga ngo ugasohoza ikivugo z'abanyamwaka. Kwivuga ni igikorwa gikorwa nyuma y'uko umuntu yakoze. Iyo umuntu afite icyaha yavuga ati ngiye narabirangije, kandi kuko ukabona yarabirangije kuri wowe, ukabona yarabirangije, akaba afite ikivuga ati ndewe mfite ibyo nankora. Ndetse na Satani nawe akaba afite ikivugo cy'uko hari ibyo yakoze kandi ubona yarangije, yanakwicara akerekana n'abandi babona bakabibona koko ibyo bintu byarangiye. Ariko mbagana ngo mbabwire ngo iri ni ijambo ry'ibyiringiro kuba duteze amatwi. Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho ibyivugo by'abanyamahanga cyangwa se by'abanyamwaga. Ibyivugo by'abanyamwaga, abanyamwaga ni umudayimoni wo kwangiriza, ni umudayimoni wo harimo kwangiriza, harimo gufata umuntu akaba yafata ibyawe. Simbizi ni Ikinyarwanda, ntabwo numva mu Kinyarwanda gisobanutse neza, ariko umuntu akwata ibyo yari atunze, akwata ibyo wari utunze akabitwara, akabifata, ukajya ubireba, akageramo ikivugo. Ndagira nkubwira ngo Imana ifite ubushobozi bwo gukuraho igisuzuguriro cy'abanyamahanga, kandi ushobora kwibwira ngo uyu munsi ntibihari cyangwa se ntibihari. Ndagira ngo mbahe urugero rumwe mu ijambo ry'Imana. Abisirayeli ubwo bavaga mu Egiputa, Yosuwa agasimbura Mose,
igikorwa cya mbere cyarabaye cyo kwambuka yorodani, barayambuka bageze hakurya, biba byiza biragenda neza. Ariko mbere y'uko bajya kuri yeriko barabanza barahagarara muri Yosuwa ibice 5. Bamaze guhagarara, Imana ibwira Yosuwa ngo nahagarare abanze akebe abagabo bose batakebwe ubwo bavaga mu Egiputa bari mu nzira, kuko biri tugaragariza ngo bari barabuze umwanya wo gukeba. Arababwira ngo nibahagarare, arabakeba. Ijambo nshaka kuvuga ni iri ngiri, ngo bamaze gukebwa, Imana ibwira Yosuwa iramubwira ngo noneho uyu munsi mbakuyeho igisuzuguriro abanyamahanga babasuzuguraga. Bene data, nimwumve iryo jambo. Yorodani barayambutse n'ibyiza kandi byagenze neza, kandi muri uko kugenda neza ntabwo wavuga ko Yorodani bambuka Yorodani ko Imana itari kumwe nabo, bagendanaga nabo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano ni uko Imana amatwi twizera ijambo ry'Imana. Kwa Yesu dufite ubutware kandi dufite n'ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye, iri jambo bwiwe ko duteze aka kanya, Imana ifite ubushobozi bwo gucogoza no gukuraho ibyivugo by'abanyamahanga. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dukomeze tugana ku gice cya 2 ari nawo murongo wa nyuma twashaka kuvuga wa 16. Ariko mbere y'uko dusoma umurongo, reka tunyaruke dusome ikindi kintu kimwe mu by'Imana ikwiye kukurinda. Zaburi 32 umurongo wa 6 n'uwa 7 n'uwa 8. Mwene data yongere adufashe. Dusome Zaburi 32 umurongo wa 6 kugeza ku 8. Kandi ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye kugusangira ibyo wabonerwamo. Umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzakugeraho, ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangurisha inkundi zituma nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe cyane. Imana ni ishimwe. Iri jambo ntabwo twaziretse n'amaso cyangwa se tugenda tutabivuze. Icya mbere ni ijambo umukunzi wanjye wese akwiriye kuguseza igihe wabonerwamo. Ntabwo ajya mu kuba duteze amatwi, ntabwo Imana iboneka mu rusengero, niyo twabashije kujya mu rusengero tuvuga neza wabona Imana. Kuko umunsi twabashije kujya kuririmba nk'uko wari kuririmba, ntabwo ari bwo bivuga ko twabona Imana, ahubwo igihe cyose Imana iboneka, igihe cyose Imana iboneka. Urusengero umukunzi wanjye wese akwiye kugusengera igihe wabonerwamo. Niba ari gukenera Imana, iri jambo ni ryari gukenera Imana, umuntu wese akavuga icyo arivugaho. Ariko kenshi iyo ufite ibibazo bikomeye cyane, kuko Imana Yakobo ubwo yavaga kwa se kubanisha ahantu n'umubyeyi, ijambo ryaramutangaza cyane, kuko umunsi w'Imana umaze kumukura umugisha, Imana yamutandukanyije n'ibindi bitaga umugisha kandi bikomeye. Ndagira ngo twumve neza. Yari mu rugo kwa se, ari mu rugo kwa nyina, ntabwo ari imfubyi,
ntabwo iwabo bari bakennye, Isaka yari akennye, ufite ibishoboka byose iwabo mu rugo. Icyongeyeho bizitwereka nuko nyina yamukundaga cyane, kugeza igihe yamufashije ibyo yakagombye kubona. Ariko iyo Imana itanze umugisha, ndagira ngo iri jambo baryumve neza, igihe wasengerwamo, igihe Imana yabonerwamo. Amaze gutandukana n'iwabo, atandukanye na nyina wari bumugaburire, avuye mu nzu y'iwabo aho yari aryamye, kuko Bibiliya itubwira yuko uwo munsi agenda ntiyongeye kurara mu nzu, ntiyongeye kumva nyina amubwira ati mwana wanjye bimeze bite, na nyina ntiyongeye kumenya ahari, ahubwo Bibiliya itubwira ngo yarirukanse kugeza igihe arara hanze. Sinibwira ko iryo joro yari yariye, sinibwira ko iryo joro hari umuvandimwe yarebaga hafi, sinibwira ko iryo joro nta nyina bari bari kumwe, yewe nta n'umuntu wari umuherekeje. Ariko Bibiliya itubwiye yuko amaze gutandukana n'ibyo nakwita ibyamubeshyaga, amaze gutandukana n'ibyo tubona. Aha biravuga ngo ibyo tubona mu isi bitandukanye n'ibyo Imana dutekerezaho, ibyo twifuza n'ibyo dutekereza bitandukanye n'igihe Imana yabonerwamo. Kuko Bibiliya itubwira yuko mu myaka ye yose yari abayeho, ntabwo yari yigeze aryama ngo abone Imana, ntabwo yari yigeze aryama ngo yumve ijwi ry'Imana, ahubwo mu gihe ngo yari yiseguye ibuye, ibyo turabyumva neza, mu gihe yari araye hanze abona ibibazo bimukomereye cyane, ngo aryamye yibaza ibibazo, atekereza ibindi, nibwo Imana yamuvugishije. Imana nishimwe. Mu gihe Imana yabonerwamo rero ni ryari? Ni igihe Bibiliya iragusaba gutandukanya ubuzima bwawe bwa kimuntu, ukabutandukanya n'ubuzima bw'Imana, Imana ikakwiyereka. Aha ngaha abantu bashobora kuryumva ryari, mbese Imana iboneka ryari? Imana iboneka igihe ufashe ubuzima bwawe bwa kimuntu ukabutandukanya n'ubuzima bw'umwuka, Imana ikaboneka. Kandi ukenshi ubuzima bw'umwuka usanga harimo ingorane, kuko Bibiliya tubwira ngo uyihinduye umukunzi w'iby'isi ababaye umwanzi w'Imana, kandi ibyo kamere yifuza ntabwo ari byo umwuka yifuza. Numara gutandukanya rero ibyo umwuka yifuza kuri weho, inama z'Imana mu mutima wawe, igihe Imana izaboneka. Mu gihe Yakobo yari amaze gutandukana nabyo, Imana yaramwiyeretse. Imana iramwiyeretse, abona ijuru rikingutse, avugana nayo, aryamye aho ngaho. Igihe Imana yabonerwamo nuko wava mu byo wita ibya kimuntu na kamere, ahubwo ukajya mu by'umwuka kugira ngo Imana ikwiyereke. Ibihembo biri muri ibyo rero dusomye muri uno murongo, aravuze ngo ni ukuri umwuzure w'amazi y'isanzure ntazakugeraho. Imana nishimwe. Nutandukanye iby'ubuzima bwa kamere ya muntu ukabutandukanya ukajya mu buzima bw'umwuka, byanze bikunze igihembo cya mbere Bibiliya tubwira ngo umwuzure w'amazi y'isanzure ntuzakugeraho. Icya kabiri, ni wowe bwihisho bwanjye, uzandinda amakuba n'ibyago, uzangotesha impundu zishima agakiza. Icya mbere, ahangaha reka ibindi duse n'ababireka, ariko uzangotesha impundu zishima agakiza. Iyo tuvuze impundu ni ikinyuranyo cy'induru. Ndibwira yuko icyo twese tucyumva neza. Nagira ngo kandi zo gusaba namwe turi kumwe muze kuza kumfasha, mutaza kuyibirage gusa, namwe tutuze kugenda tuganira. Ndibwira yuko byaba byiza kurushaho. Impundu ni ikinyuranyo cy'induru. Iyo tuvuze induru rero, ushobora kubona umuntu agenda ariko akaba afite induru mu matwi. Buryo ushobora guhura abantu mu nzira babiri bagenda, umwe akaba yumva induru mu matwi ariko undi akaba yumva impundu z'agakiza. Agakiza, iyo tuvuze impundu z'agakiza, ndagira ngo mwumve, impundu z'agakiza nyine ni ugukizwa. Ariko impundu z'agakiza umuntu agira aho azumvira, ndagira ngo nsabe Ezayi adusomere muri Yesaya ibice 32 umurongo wa 17. Impundu z'agakiza mu matwi ye akumva impundu z'agakiza. Ari nayo mpamvu uzumva abantu benshi ngo numvaga ijwi ngo rimbwira ngo genda wiyahure. Amajwi burya baba yumva agenda, akumva ngo ijwi ngo ryambwiye ngo ni ibintu ngo byabimbwiye. Ibyo bintu byabimbwiye rero, abantu twese tujya tugira ibyo twumva. Umuntu uwo ari we wese mu buzima bwe, yaba uwo ari we wese agira ibyo yumva, buri wese agira ibyo yumva. Ariko ndifuza ko we wagira ibyo wumva mu matwi yawe.
impundu z'agakiza. Reka dusomere umurongo wa 17 twumve. Kadusome ijambo ry'Imana Yesaya 32 umurongo wa 17 haranditse ngo umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Kandi buretse genda gahoro muntu w'Imana. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Uyu muntu rero Bibiliya imaze kuvuga ngo nicyo gituma umukunzi wawe wese akwiriye gusengerwa igihe wabonekamo. Ntabwo tubivuzeho byinshi, tuvuze yuko igihe Imana ibonerwamo ari igihe uretse ibya kamere ahubwo ukajya mu by'umwuka, byanze bikunze Imana iraboneka. Kandi icyo gihe Imana iboneka si ukuvuga yuko waraye mwishuka, si ukuvuga yuko waraye ahantu heza nk'uko tubonye urugero rwa Yakobo. Ibihembo tubonye rero, umurimo wo gukiranuka, impundu z'agakiza. Icyambere, umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Niko biri tubwiye. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Iyo umuntu afite impundu z'agakiza yiyumvamo amahoro, yiyumvamo kumva afite amahoro ahari, kuko biratubwira ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nimba impundu z'agakiza yiyumvamo amahoro, utari umunyabyaha we hari ibindi aba yumva. Ndapfuye, baranyishe, runaka aranyanga, mbuzaho ntura, nabiriya nuriya wabiteye, buri munsi aba yumvamo induru z'ibyago n'amakuba. Nakomeze kuri umuntu. Kandi ibiva mu gukiranuka ni ihumure. Ibiva mu gukiranuka ni ihumure. Yesu nashimwe. Uyu mwanya muturiga ijambo ngo iyo twasomye muri Zaburi, uba mu rwihisho azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Mwene data, ntabwo ushobora kubona ihumure udafite agakiza. Ntabwo ushobora kubona ihumure udafite, ntabwo ihumure riva mu bintu byari byose. Nkuko twagiye tubyumva byinshi, ntabwo ihumure riva ahantu hari hose, usibye yuko ibiva mu gakiza ari amahoro bikabona ihumure. Icyanyuma ibiva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho. Imana nishimwe. Ibintu bidashidikanywaho, ibintu bidashidikanywaho. Umurimo wo gukiranuka ni amahoro. Icyo ni kimwe. Hanyuma komeza. Abantu banjye oya kuri uwo murongo wa 17 nta kandi biva mu gukiranuka ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho. Ibiva mu gukiranuka iteka ryose. Ni ihumure n'ibyiringiro bidashidikanywaho iteka ryose. Mwene data, uyu ni umurimo wuko igihe umaze gusengerwa, igihe Imana yabonerwamo. Ndagira ngo abantu ntibatwarwe n'ibyo barimo kumva, n'ibyo barimo byose, ahubwo iki gihe ni igihe cyo kubona Imana igihe yasengerwamo. Imana ukayumva ubwawe ku giti cyawe, kuko niba noneho utari bubonane n'umuntu, utari busengane n'umuntu, ese koko Imana uruyibone? Urayibona kuko Yakobo yarayibonye, urayibona kuko n'abandi barayibonye, urayibona kuko Aburahamu yarayibonye ku musozi. Nta kindi gisubizo afite, ahabona intama iri busimbura umwana we. Imana rero igiboneka iyo wumviye Imana, Imana igiboneka iyo biri mu bushake bw'Imana. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ndagira ngo rero tujye ku murongo wundi twavuze tutari butindeho wa ya Zaburi, igice cya kabiri nifuje ko twaganiraho, 91 umurongo wa 16. Mwene data adusomere. Karkongeye dusome Zaburi mu 91 umurongo wa 16. Bavuga ngo nzamuhaza uburame kandi nzamwereka agakiza kanjye. Imana ishimwe cyane. Imana nishimwe. Iryo ni ijambo ryiza rikomeye twasomye muri no Zaburi. Iyo tuvuze uburame twese uko turaha, n'igitumye twica hano, n'igitumye sirimo gufata ingamba, nuko twifuza kurama. Icyo buri muntu wese yifuza kurama, ibyo dukora byose tuba twifuza kurama. Uku kurama rero uko twifuza, abantu twese duharanira, tugakora byinshi, tugashaka byinshi kugira ngo turame, cyangwa se kugira ngo tuzabeho. Hari ababikora nabi rero, ntabwo rirwa mvuga byinshi. Hari umuntu wabikoze nabi, aravuga ati kugira ngo nzarame kandi kugira ngo ibintu byanjye bigende neza, reka nubaka ibigega. Ngo yubaka ibigega, ngo yubaka byinshi, nganabyereka n'abantu, ngarangije kubita mu gituza ati mutima wanjye gubwa neza kuko ndabirangije. Ibyanjye ndabirangije, ubu ngubu ngiye kuzarama, ngiye kuzabona ibyo kurya imyaka myinshi bizakunda. Ariko Bibiliya tubwira ngo iryo joro ngo Imana iramusangira ngo iti se wa mupfapfa we, kubugingo bwawe ugiye kubwakwa, ibyo wahunitse bizaribwa nande. Ibyo ntago tugiye kubitindaho. Iyo Bibiliya ivuga ngo nzaguhaza uburame, ni ijambo rikomeye cyane. Uko tubibona muri Zaburi, kugira ngo nta nubwo tubitindaho cyane,
turagira ngo tugusigire umukoro we twaganiraga cyangwa se wari uduteze amatwi. Imana ibwira Abisirayeli ko izabahaza uburame byari ibintu binyuranye bibiri. Icya mbere, kugira ngo Imana ibahaze uburamye nuko Imana yabasabaga yuko nabo bayubaha. Nicyo ngicyo adusomera ijambo ry'Imana, nta n'ibindi turi buvugemo cyane. Kugira ngo Imana ibahaze uburame nuko Imana yabasabaga yuko bagomba kuyubaha. Mu gitabo cyo Kuva ibice 20 umurongo wa 12 adusomera. Haranditse ngo Kuva ibice 20 umurongo wa 12, ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Soma nawe. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona ya mirabyo irabya, bumva ijwi rya ryahembe, babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda imishyitsi, bahagara kure, babwira Mose bati, bari wowe utubwira niho turi bwumve, ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Imana idufasha. Ari ni amagambo akomeye. Ahari numvishe ko rino radio ko bazagira umwanya wo gutanga ijambo ry'Imana igihe kinini, kandi rwose nagira ngo mbibashimire ko iki kintu ari cyiza, n'umugisha. Buri ikintu cya mbere gikomeye nuko mu buzima bw'abantu babura ijambo ry'Imana. Wumvishije icyo Bibiliya ivuga hano kugira ngo ugire iminsi myinshi. Tufate ingamba nyinshi zo kugira ngo tugire iminsi myinshi, bamwe tukagira ibyo tureka kurya, abandi tukagira ibyo dukora. Ni imirimo myinshi ikomeye, ariko twebwe turagira ngo dufate iri jambo tusomye hano mu Kuva icyo Imana yifuzaga ko abantu bagomba kurama. Yarabwira ngo wubahe so na nyoko. Iyo tuvuze kubaha so na nyoko, mu yandi magambo no kubaha ababyeyi bawe. Ijambo mu Kinyarwanda umubyeyi ni umuntu, turabizi neza ko ari umuntu uba warakubyaye ku buryo bw'umubiri, ariko n'umubyeyi ashobora kuba ari umuntu ugukuriye aho uri hose, cyangwa se n'umubyeyi. Ariko kugira ngo byumvikane neza, kubaha so na nyoko ntabwo ariko Paulo yabivuze, ahubwo Paulo yaravuze ngo wubahe mwene so nk'urimo Kristo. Ninubaha pastor mwene data twicaranye hano, ntabwo nzamwubaha nk'umupasitoro uyobora urusengero rwa Ntora, cyangwa se ngo anyubahe kuko ndi umuvugizi, ntabwo aricyo bivuga. Cyangwa se ngo wowe unyubahe kubera yuko uri umukozi w'itoro rya Deteri, oya. Ahubwo wowe ukwiye kunyubaha nkaho ndimo Kristo, nawe nkakubaha nkuko urimo Kristo. Guha agaciro umuntu ari kukurikije ikimurimo, kandi ikimurimo twese kingana. Nubwo ndi umuvugizi, nubwo uri umukozi wa Deteri, nubwo uri hariya arimo Kristo, uwo nkwiye kumwubaha nkaho uwo ngo arimo Kristo. Sinubaha umuntu nkurikije icyubahiro cye, sinubaha umuntu nkurikije icyo ari cyo cyose. Kugira ngo urame, ubaha mwene so nk'urimo Kristo. Aha rero birakomeye cyane. Noneho kubaha utarimo Kristo rero, ushobora kubaha, ariko biragusaba no kubaha wa muntu utarimo Kristo. Utarimo Kristo nawe ukamwubaha kubera ko Kristo uri muri weho, kubera ko nanjye Kristo aranyubashye ndi umunyabyaha, ajya muri nge, ampa agakiza, aranyemera. Ariko kugira ngo urame, ntabwo biri tubwira yuko muzatunga amafaranga menshi. Mumbabarire kuvuga ibyo bintu. Ntabwo ari ukuvuga yuko muzubaka amazu menshi, ntabwo ari ukuvuga yuko muzaterwa ubwoba n'ibyorezo biriho. Iki kizavaho, haze n'ikindi, haze n'ikindi, haze n'ikindi, kuko niko biri twereka. Aka ni agato, hazaza n'ibindi. Ku buryo amaso y'abantu aziheba, niko biri tubwira. Hazaza n'ibindi. Ubwo n'ubuhanuzi buri muri Yesaya, hazaza n'ibindi. Ariko kugira ngo turame, ntabwo ari uko tuzifungirana mu mazu, ahubwo biravuga ngo wubahe mugenzi wawe, wubahe so na nyoko, wubahe umubyeyi wawe. Ikindi rero gikomeye cyane, abisubiramo tubifate nka ndakuramutsa Mariya. Iyo kera Abisirayeli ngo bigishaga babo amategeko yabo, uko umwana yagatangiye bamuhoza akirira, akivuka ajya mu mugongo, bamubwira ntukice, ntugasambane, ntukagera gute. Umva rero icyo Bibiliya igusaba kugira ngo urame. Nagisubira amasome neza. Haranditse ngo
wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukifuze inzu ya mugenzi wawe, ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, cyangwa umugaragu we, cyangwa umuja we, cyangwa inka ye, cyangwa indogobe ye, cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Imana ishimwe. Ubwo rero abantu bashobora kubyumva, ariko abantu kugira ngo uramire mu gihugu ntukifuze umukozi wa mugenzi wawe. Abantu baribana abakozi, aravuga ati uriya mukozi akora runaka ngwindo nguha menshi uzankorere, ubwo ntuzaramira mu gihugu, ntabwo ushobora kuramira mu gihugu. Reka mbabwire ijambo rikomeye cyane. Abisirayeli bari bafite kondisiyo y'Imana yabahaye kugira ngo bazaramire mu gihugu cyabo. Umva icyo yababwiye. Yarababwiye ngo icya mbere ntihazagira umukene uba hagati muri mwe, icya kabiri ntihakagira umuntu wifuza isambu ya mugenzi we. Bo rero bagiye kubikora baratangira baragura. Ntago Abisirayeli bari bemewe kugura ubutaka bwa mugenzi wabo. Gakondo y'umuntu ntago yari wemewe kugurwa. Murabizi ingorane zagiye zizamo z'umuntu kwifuza gakondo y'undi no kwifuza gakondo y'undi. Barangije rero bo bifuza umuntu yabona isambu ya mugenzi we agashaka kuyigura no kuyitwara. Ikibazo mu nyuve neza cyo kugura amasambu, ahubwo ikibazo no kwifuza isambu ya mugenzi wawe ukaba wayimuvutse. Ikibazo no kwifuza akazi ka mugenzi wawe ukaba wakimuvutse. Ikibazo no kwifuza umugore wa mugenzi wawe ukaba wasenya urugo. Ubwo harimo ibyaha by'ubusambanyi, harimo ibyaha by'inzangano, harimo ibyaha by'ibiki byose. Kugira ngo urame rero ntabwo ari kugenda nagahuma ku munwa ku munwa, nta nubwo ari no kugira ngo turame, nuko twubahiriza iki ijambo ry'Imana ritubwiye. Imana idufashe kandi tugire neza. Mu gusoza reka dusome ijambo ry'Imana icyo Bibiliya isaba kugira ngo umuntu arame. Imigani ibice 3 umurongo wa 2. Uho nagira ngo dusoza abaduteza amatwi muri mu ngo zanyu, ntago uyu munsi mwabashije kuza guterana, ariko ndagira ngo mbasabe muze gusoma Imigani ibice 3 umurongo wa 2. Ndagira ngo aho muri muze kubasha gusoma iki gitabo cy'Imigani ibice 3 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 25 aho Bibiliya ivuga ngo imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Ni ijambo rirerire, ariko ndibwira ko ntacyo bitwaye. Ndagira ngo mwene data adusomere imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera, uhereye ku murongo wa mbere utugeretse ku murongo wa 20. Hanyuma twebwe turaza kugaruka ku murongo wa 2, hanyuma dusenga Imana. Kadusome ubwo abantu bateze amatwi reka bumve icyo radio ibagezaho. Reka dusome uko imibanire y'abantu n'Imana ikwiye kumera. Mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe, nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufa yawe. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye ntuhinyure igihano cy'Uwiteka, kandi ntiwinubire nuko yagucyashye, kuko Uwiteka cyaha uwakunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimira. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro.
ababwakira bubabere igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese abagira umugisha. Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi ibicu bitonyanga ikime. Mwakira ijambo ry'Imana. Murakoze cyane. Iri ni ijambo dusorejeho, ariko guhera ku murongo wa 13 kugera ku murongo wa 20 haravuga iby'agakiza. Aravuga ngo ubonye ubwo bwenge cyangwa se akabara ko gakiza, aravuga ngo mu kuboko kw'iburyo harimo kurama. Imana nishimwe. Ufite agakiza mu kuboko kw'iburyo harimo kurama. Uwo muntu afite ibintu bibiri. Mu kuboko kw'ibumoso aho akaba afite ubutunzi n'icyubahiro. Ni ibintu bibiri. Ufite agakiza mu kuboko kw'ibumoso afitemo kurama, mu kuboko kw'iburyo afitemo ubutunzi n'ubukire. Ariko tugaruke ku ijambo ryacu twagambiriye gusorezaho, ni riri ku murongo wa 2 ivuga ngo kuko bizakungurura imyaka myinshi y'ubugingo bwawe ukarama, ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Ni ibihe bibiri rero? Nuko Imana yambwiye ngo mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye. Ni amagambo birakomeye, ibyigisho by'Imana n'amategeko y'Imana. Twese impamvu nashatse gusoreza kuri ino jambo, mbere yuko uhangayikwa n'ibikugose, atari by'iyi ndwara gusa turimo kuvuga, nayo irakomeye, n'ibindi byose bikugose biguteye ingorane, nagira ngo nkwibutse yuko ibyigisho by'Imana birahari kuri wewe. Imyaka ufite wowe duteze amatwi, ubuzima ufite wowe utureba, harimo iby'Imana yagiye kwigisha. Kuba uriho ntabwo ari uko nta kimana yakoze. Ubwo rero ubwo uriho uyu munsi ukaba ufite imyaka runaka, niyisigaye Imana nayo ifitemo ubushobozi. Icya kabiri, mu byigisho byawe hari aho Imana yagutabaye, hari aho Imana yakurinze, hari aho wabonye ukuboko kw'Imana. Ibyo ngibyo Imana ibishimirwa. Icya kabiri ngo n'amategeko y'Imana cyangwa se ijambo ry'Imana nabyo ngibyo rero nibibikubaho, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo. Icyo nicyo kimwe, imyaka myinshi y'ubugingo, kuko hari abantu batagira imyaka myinshi y'ubugingo, akaba ariho ariko akaba adafite imyaka myinshi y'ubugingo. Abaduteze amatwi, ndifuza yuko mwagira imyaka myinshi y'ubugingo. Ubugingo ntububone none ngeje ngo ubutakaze. Hari inyigisho zivuga ngo iyo umuntu abonye ubugingo, ngo iyo umuntu abonye agakiza babirangiye, kuko abona ni kimwe no kukarinda no kukabamo n'ibindi. Kuko Imana yashyize Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni, ariko bayivuyemo kubera yuko batagize imyaka myinshi y'ubugingo. Nagira ngo rero muri uno mwanya Imana itugirire neza, Imana ibafashe twebwe abaduteze amatwi, kandi sabira umugisha abantu bose bagiye gufata icyemezo cyo gutekereza ku byigisho by'Imana kugira ngo bagire imyaka myinshi y'ubugingo. Imyaka myinshi y'ubugingo rero iva he? Iva yuko umuntu ari mu rwihisho rwisumba byose, agahama no mu gicucu cy'ishobora byose. Hanyuma imyaka myinshi y'ubugingo ndetse ukazanarama no kurama, nabyo birimo. Mu kurama nuko tumaze kubisoma hano ijambo ry'Imana, icyo Bibiliya isaba abantu ni ukubaha Imana. Ndagira ngo rero dusoze dusenga Imana. Ntabwo nzi uko bimeze, nimba hari abo muri buvugishe hirya no hino, cyangwa nimba turi buhite dusoza. Yego, ndagira ngo rero dusenge, ariko ndibwira ko babanza ukadushyira akaririmbo kugira ngo abantu babanze batekereze neza ku ijambo ry'Imana mbere yuko turanezerewe kubw'ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha cyane, tubateze amatwi. Yego, nubwo tutabonye umwanya wo guterana, ariko bizera ko abateze amatwi radiyo ari icyo umwuka aganije imitima yabo kubw'ijambo ry'Imana. murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Twagira ngo rero dufate umwanya wo gusenga Imana, dushimira abaduteze amatwi, dushimira umudugudu wa Ntora wadufashije kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, dushimira na radio yacu, kandi dushimira n'abafashe icyemezo mu mitima yabo. Turagira ngo rero duteze amatwi aho uri kugira ngo ujye mu rwihisho, ujye mu ibanga ry'Imana, uzabashe gutambuka igicuku kimwe cyangwa byinshi, ari uko wafata icyemezo cyo kubaha Imana, ugatandukanya umubiri wawe n'ibyifuzo bya kamere, ahubwo ukajya mu byifuzo byo kubaha Imana. Niba rero turagira ngo tugusengere, ari wowe ucitse intege, ari wowe
wagiye gushaka ubuhungiro ahandi, twumvisha amagambo meza kandi menshi iby'Imana ikwiye kuturinda. Tugiye gusengera rero ababifuza yuko bakongera kugirana ubumwe n'Imana, hanyuma turaza gusaba Pasiteri Isayi nawe asengera abantu bifuza kugira ibyo barindwamo. Twavuze byinshi cyane: intonganya z'ururimi, induru, ibyivugo by'abanyamwaga, kandi Imana ihisha abantu bayo uburyo ikwiye kubahisha, kandi turizera yuko Imana ifite ubwihisho bwayo bugomba kuboneka. Aze gusengera abantu bafite ibyifuzo, avuga ati ya Mana warungize gutya, wari ukwiye kundinda izi nduru, wari ukwiye kunkiza intonganya z'ururimi. Ibyinshi uko twagiye tubitega amatwi, naze gufasha akanya asengera abantu bafite ibyifuzo binyuranye, akabota ariko Mana wari ukwiye kungira cyane umukristo, ariko afite icyo Imana yamukiza intonganya mu rugo rwe, yamukiza byinshi, yacogoza imbaraga z'abadayimoni runaka. Reka dusengere abumva bifuza kwiyunga n'Imana. Mana Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, kandi uri Imana yuzuye imbabazi n'ubuntu. Turagushimiye umwanya tumaze hano tuganira ijambo ry'Imana. Turagushimira aho waduherewe umugisha bakabasha kubyumva no kubitega amatwi. Ubaho umugisha rero, gira neza ubwoko bwawe ku bantu batakaje inzira, ku bantu bifuza guhura nawe, ku bantu bacitse intege bari hanze y'ubwihisho bwawe. Mwami Imana Data, isi ntabwo igihisha, kandi ijambo ryatubwiye ngo abibone naho bazamuka bakajya ku kwezi uzabakurayo, niyo bamanuka bakajya ikuzimu naho wabasanga yuko bakurayo. Ariko abo uhishe n'abo urinze babaho nk'uko bikwiriye ukabarinda. Warinze ubwoko bwawe mu bihe bitandukanye, warinze Pawulo mu nyanja, warinze abantu bawe muri za gereza, warinze abantu bawe mu byago n'amakuba, warinze ubwoko bwawe mu butayu. Natwe turagusabye ngo iminsi turinde, kandi ikintu cyose cyatuma dutandukana nawe, ikintu cyatuma tutaba mu ibanga ryawe, kandi ibanga ryawe rihamwe n'amaraso yawe waviriye ku musaraba. Iyo ngayo yatubonetse ngo ntuducire urubanza rubi, kandi ijambo ryawe ratubwira ngo ntushaka kudukura mu isi no kuyidukuramo, ahubwo wifuza kuyiturindiramo. Komeza kuturinda, uturindire muri iki gihugu, turindire igihugu cyacu. Imbaraga zawe zigaragare kubw'urukundo rwawe, kubw'imbaraga duhabwa n'ijambo ry'Imana. Turafatamira imbaraga z'umwijima, turafatamiriza imbaraga z'iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukuboko kwawe kugaragare kuri kino gihugu, kugira ngo ukuboko kwawe kugaragare kubera no kwitoro ryawe. Komeza kudufasha kandi tugire neza, kandi turagihagaritse mu isi mu izina rya Yesu. Ineza yikomeze kubana natwe. Urakoze Mwami kubemeye kumva no guca bugufi kubw'ijambo ryawe. Ubaho umugisha kuko wabyemeye mu mitima yabo. Tubisabye Imana kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu twitambwe ku musaraba. Amen. Imana yacu nziza, dukomeje kugushimira mu izina rya Yesu Kristo kubw'ijambo ryiza umaze kuduha, ry'ihumure, ry'ibyiringiro, ryongera kutwibutsa amasezerano dufitiye muri Kristo Yesu. Bitubwiye ko uba mu rwihisho rw'isumba byose, uwo muntu azahama mu gicucu cy'ishobora byose, kandi ko uwo muntu uzamubundikiza amoya yawe, uzamurinda. Ufite uburyo bwinshi cyane bwo kurinda abantu bawe, ufite amaboko yo kubarinda, ufite aho kubarindira. Tugushimiye kubw'iri sezerano, tugushimiye kubw'ibi byiringiro wongeye kuduha nk'itorero, nk'abanyarwanda, nk'abakwizera, nk'abakwiringiye. Na niyo mpamvu dusengeye ibyifuzo bitandukanye abantu bafite, abafite ibyifuzo by'uburwayi, twongeye kwiringira no kwizera kuri Imana ikiza. Turasenga kubw'umuntu wese uguciriye bugufi uyu mwanya, kubw'icyifuzo afite, niba ari uburwayi umukize, kandi ufite ikibazo icyo ari cyo cyose kimuhagaritse umutima, zaba intonganya zimugose, zaba ikimwugarije icyo ari cyo cyose, Mwami, ibimuteye ubwoba ibyo ari byo byose, bwaba uburwayi, bwaba ibibazo, ariko twizeye Imana ishobora byose, twizeye gukiza kwawe no gukora kwawe. Niyo mpamvu dusenze twongera gusaba abantu ibyiringiro, kubasabira ihumure, kubasabira amahoro, kubasabira umunezero n'ibyishimo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugisenga twongeye gusaba kugira ngo umuntu wabonaga ahagaze mu nzira ebyiri atazi icyo yakora, mu ijambo ryawe, ijambo ryawe riratuyobora. Turasengera umuntu wese uhagaze imbere y'inzira ebyiri, uri mu majune, ufite ibibazo byuzuye umutima we, uyu mwanya kubwira ijambo ryawe, muremera ihumure, vugana nawe, muyobora inzira nziza, muyobora inzira ikwiye. Kandi twongeye gusengera abantu bari babuze kukwizera, bari bahagaritse imitima rwose, bibaza ibya none n'ibizaza, bongere bamenye kuri nyir'ibihe, bamenye ko ufite byose mu kiganza cyawe, bamenye ko twiringiye ari Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana ikiza, Imana ibeshaho. Niko dusenze. Kandi tubasengera abantu bahagaritswe umutima n'izi mpinduka,
bakabona ibyabo birarangiye, bakabona ibyo bakoraga birahagaze, bakabona ibyo bacuruzaga birahagaze. Yesu Kristo, turasenze kugira ngo tukwizere, tumenye ko ubuzima bwacu n'imibereho yacu biri muri wowe kurenza uko bwaba mu kindi kintu icyo ari cyo cyose, kandi udukunda urukundo rwinshi ruzatuma ubana natwe tukiri mu isi, kandi rukazaduherekeza ukatugeza mu bwami bw'iteka ryose, kuko waduteguriye n'undi mudugudu mwiza uzadutuzamo. Ushimwe cyane kandi uhimbazwe. Tugushimiye kumva gusenga kwacu, tugushimiye kubw'ibyo ukoze mu mitima yacu, ibyo ukoze mu buzima bwacu, kubw'ibyo ukijije, kubwo abantu utanze uhaye ihumure, kandi dukomeje gusengera igihugu cyacu. Birashoboka ko kino cyorezo wakidukiza ukoresheje guha ubwenge abashakashatsi uyu mwanya nabo badatuje bashaka umuti, kandi unavuze ijambo rimwe kuko ibintu byose bikumvira, kuko n'umuyaga utegekesha ijambo. Unavuze ijambo rimwe ryonyine rirahagije kugira ngo isi ituze, kugira ngo abantu bongere babone amahoro. Data, tugushimiye kubwa byose. Ukomeze utanga umugisha, ukomeze ufasha abantu baho bari, abari mu ngo, abagenda mu nzira. Umuntu wese waruhagaritse umutima agira ibyiringiro ku ijambo ryo ritubwiye ko ufite uburyo bwinshi bwo kuturinda, kandi nta kintu na kimwe utadukiza, nta kintu udashoboye kudukiza, nta kintu udashoboye gukuraho, nta cyo utahagarika. Mwami Yesu Kristo, turasenze tukwizeye, kandi imitima yacu inejejwe nuko uhereye none iteka ryose dukomeza kugendera muri ibi byiringiro. Wakoze kumva gusenga, ni mu izina rye tubisabye, urakoze. Amen. Murakoze cyane. Reka tubagezeho n'amatangazo makeya mbere yuko tuza gutandukana, kandi mu kuza gutandukana n'ubundi turaza kongera gusaba n'ubundi umuvugizi wacu aze kuza kutwaturaho umugisha, ariko reka mbanze mbagezeho amatangazo. Itangazo rya mbere ni ugukomeza n'ubundi ibyiringiro nk'uko babitwigishije, ariko kandi no gukomeza gusenga, kuko burya mu gusenga hari byinshi Imana izadufasha, kandi n'iki cyorezo kibasha kuzazimira hamwe n'imbaraga z'amasengesho. Hanyuma irindi tangazo ni ugukomeza kubahiriza n'ubundi amabwiriza duhabwa n'ubuyobozi, kugira ngo tubashe gukomeza guhashya dufatanije n'isi yose, kuko si mu Rwanda gusa, ahubwo dufatanije n'abo mu isi yose, kugira ngo tubashe guhashya iki cyorezo cya coronavirus cyugarije amahanga menshi. Hanyuma kandi irindi tangazo ni uko hano kuri Life Radio tuzagira ibihe byinshi by'ijambo ry'Imana no gusenga muri iki gihe cyose mu nsengero hirya no hino abantu batazaba babasha guterana. Duhereye mu gitondo kare za Nibature ntimuzabura ijambo. Abantu mwajyaga muzinduka mujya muri Nibature, ijambo mwajyaga mwumvira mu rusengero muzajya murikurikira hano kuri Life Radio. Ndetse n'ababashaka gutarama nijoro cyane tuzadukora uburyo bushoboka bwose kugira ngo tubageze ijambo ry'Imana, kandi na babandi birirwa mu masengesho, abo bose twagiye tubazirikana muri iyi minsi kugira ngo tubashe kubafasha babashe gukomeza kugumana n'Imana, babe muri wa mwanya mwiza wo gukomeza kuba hafi y'Imana. Imana ribaho umugisha. Reka twongere dusabe umuvugizi wacu w'Itorero rya Pentecote mu Rwanda dusoze, ariko nanone adusabira umugisha. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuko wabanye natwe hano hantu, kandi turagushimiye Mwami ko birimo gukorwa byose. Turagusabye rero kugira ngo ukomeze gufasha abera, ukomeze kubagirira neza aho bari, kandi iki cyumweru mu byo tuzakora byose uzabane natwe, uzaturindira mu ngendo zizakorwa, abazajya mu mirimo uzabaho umugisha, abazajya gucuruza uzabaho umugisha, abazajya mu biro uzabaho ukuboko kwiza. Icyo buri muntu wese uzakora muri kino cyumweru Mwami tuzakibonemo ukuboko kwawe, kandi ubugingo bwacu turabukuragije ndetse n'imibiri yacu Mwami, kugira ngo bizakomeze kurindwa nawe. Turagiye rero ukomeze kubana natwe, kandi gutandukana kwacu kubukwera tubisabye Imana kandi tubyingingiye mu izina rya Yesu Kristo ku musaraba. Amen. Amen.
n'uw'igikundiro niburuke inshuti zose zo kw'isi intimba zanjye zose yarazikoreye uko ngeragezwa nziza wa mubi ibyo ntwazaga igihugu